mumaze kubyibonera rero ntabwo nirirwa muvuga n'umuntu mukuru araza kwivuga muragumana amatsiko yo kumumenya kuko mwabonye ko iki cyuma bafitanye isano ya bugufi. Ari hano rero kugira ngo noneho dufatanye kuba turi kuririmba, turimo gutanga igipimo, ariko turimo no gucuranga ya myitozo turimo gukora. Biradufasha kuza kumva ubwo nawe urimo uragendana natwe byanze bikunze. Tugiye guhera ku myitozo rero, nuze ko turi ku ntambwe ya kabiri igizwe n'amanota 5. Tugiye gukora imyitozo, niturangiza turakora n'ukurikiraho, noneho tubone kureba igikurikira cyo ngicyo. Niba rero witeguye ko tujyana, birumvikana urahagurutse. Nibyo nifuza ko ubahagurutse kugira ngo tubashe kugenda n'amaboko yombi rwose, bino bintu tubikora mu buryo nyabwo. Yadufasha kumva aho tugiye gutangirira kugira ngo tumenye ko tugiye kujyana. Mwese ubwo murakurikira tunaririmbisha, arakora kugira ngo twumve uko inota rivuga ko nibyo tugiye gutangiriraho. Twagiye rero do re mi fa sol fa mi re do. Murabyumvise? Dusubiremo buri kugira ngo tugufashe kumenyera. Twagiye do re tuhagaze hano rero ibintu bigenda biryoha kurushaho. Reka mbamenere irindi banga kugira ngo uko hari abambajije ngo kuki buri gihe tumanura tukanazamura, kandi iyo muri kuririmbisha tubona ibyo bintu tutajye tubibona cyane bigenda bite. Ahantu tugeze umaze kugira ubushobozi bwo kumenya igihe ngutu n'igihe ndegeze. Icy'ingenzi rero nushaka kujya ugira urya, igikuru nuko uza kumenya ko wakoze ibihe bibiri kandi ukamenya igihe ngutu icyo ari cyo n'igihe ndegeze icyo ari cyo. Uzirikana ko ahantu uri gusoreza igihe ndegeza ari uteganya ko ushobora kuza kuhatangirira ikindi gihe ngutu. Ubwo rero bivuze ko kugira gutya si ihame, ahubwo ushobora no kugira gutya uko wumva wabigenza. Igikuru nuko baraka ibyo bihe bibiri byose byabaye. Nushaka kugira gutya rwose birakureba, upfa kuba wumva uzi kuri kubara ibihe bibiri ko byabaye, ukabuza icyabanje n'icyakurikiyeho. Uyu mwanya rero nanjye ngiye kumera nkawe, nanjye ngiye kuryoshya, ntabwo nongera kugira gutya no kugira gutya. Ndaza kugira uko nshaka, ariko uraza gucunga ko ibihe bibiri ndimo kubibara. Ndaza no kunyuzamo nyine ngira gutya kugira ngo tuze kuza kugeraho tugomba gusoreza nko bisanzwe. Arakora kwa kundi. Turi kumwitozo uri hano hasi. Do hejuru. Iyi ni ntambwe ya kabiri turiho. Imyitozo wayibonye myinshi kandi wayikoze. Twafashe zangere ebyiri gusa kugira ngo tugendane n'indi izaza uko muzagira ngo dusaba tuzayikora. Turagaruka mu kanya mu ntambwe ya gatatu. Mbere yuko tugenda, ibuka ko dukeneye subscribe. Wa muntu duhuye bwa mbere uyu mwanya, dufashe ariko nawe tugufashe kugira ngo isomo ry'ubutaha wo kujya kurishaka ahubwo ryo rihite riza vuba vuba rwose umenye ko ryaje. Like na comment, muri comment tugiye gusubiza ibibazo byanyu cyane. Turabashimira rwose kuko bitugaragaza ko muri abanyeshuri bakurikiye isomo pe. Hanyuma share iradufasha kuko hari abatazi isomo rigeze ku nshuro ya 12 none bafashe kugira ngo ribagereho. Turagaruka mu kanya rero hamwe n'intambwe ya gatatu. Isomo twiga umuziki cyangwa tugiye muzika. Korali Kristo Sirenyati, mwarimu ni Bahati Werarisi, ari kumwe na Dorati niwe bungiro. Turagaruka mu kanya.
tugarutse n'isomo ryacu. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Ubundi nibyo mperaho buri gihe urabizi. Ntabwo uri mu nyungu zanjye gusa, no mu nyungu zawe rwose, kuko wowe tugihura bwa mbere. Uramutse utayikoze uzajya buri urushakisha isomo, kandi gukora subscribe isomo rirakwizanira kuko riratambuka gatatu mu cyumweru. Murabizi ni kuwa kabiri, kuwa kane no kuwa gatandatu. Hanyuma tutasobanukiwe icyo wanenze, icyo washimye cyane, ubujyanama bundi muri komenti turabutegereje. Ntibagirwe gusharinga kugira ngo n'abandi iri somo ribagereho. Like turayikeneye rero. Tuvuye ku ntambwe ya kabiri, tugeze ku ntambwe ya gatatu, igizwe n'amanota 8. Amanota 8 yitwa urwego rw'amanota. Urwego rw'amanota cyangwa se lagana. Iyo tuvuze urwego rw'amanota, ni ukuva ku inota rya mbere ukagera ku inota rya 8. Ya manota ashobora kwisubiramo inshuro nyinshi. Twayanditse aha ngaha mu gihe ndaba ntaraha uburenganzira uyu mucuranzi kugira ngo adufashe. Ndabanza kongera kubibutsa ko aya manota dushobora kuyavuga ku buryo bwinshi. Twageraga gusa ku inota rya 5. Aha ngaha niho tuvuye ku ntambwe ya kabiri, none tugeze ku manota 8. Aramfasha rero anyumvisha uko inota rivuga kugira ngo njyewe mbanze mbazanire ijwi ry'aya manota mu buryo buvangavanze uko twabigenje, uko tubigenza ku ntambwe ebyiri zabanje. Kora numve. Aha, urakoze cyane. Twavugaga kare tuti do re mi fa so. Naho twageraga hano haje noneho la si do si la sol fa mi re do. Ibi twabikoze kare, n'utubisubiyemo tukogiye kongera tuzamukane. Nawe utoze kugira ngo tujyane turabivuga inshuro nyinshi, tuzamuka tumanuka kugira ngo umenyere mbere yuko tutagira imyitozo igenewe iyi ntambwe. Aha, twahereye hano rero do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Wabivuga inshuro nyinshi cyane. Turimo turagerageza kumva isano y'ayo manota n'ijwi ryayo. Nawe retse gato rero uvuza inanga, noneho ya manota ngiye kuyavangavanga kugira ngo tuze kumva ukaza kuvangika. Umurikire aho uza kumva tujyana, ubone twajyana uko ndajya nkoraho. Nshatse nahera hano do si la si do si la si do si la sol fa sol la sol fa mi sol fa mi re mi fa sol la mi fa sol la do re mi fa do si la sol fa do la sol fa do sol fa mi re do sol. Wavangavanga uko ubyumva kuri iyi ntambwe ko nicyo tugiye gukora ubu ngubu mwanya ukurikiraho. Noneho rero mu gihe ngiye kwandika umwitozo tugiye kuba tugenderaho, dutangiye kuriba dutanga n'igipimo, ndagira ngo nsabe uyu mucuranzi wacu mu kajwi gatuje abe agira ibyo adufashamo, no kugira ngo twese kuryoherwa ariko dukurikiye n'isomo. Yego.
arakoze cyane bwana Donati. Umwitozo ugeze hano rero, ukurikije uko twaririmbye hano, ubu ntabwo hano wadufasha. Erega intambwe tugeze ubu ngubu nawe uri umunyamuziki, kuko ibi wabibyaza umusaruro. Noneho rero aha hantu aya manota yanditse ugomba kwanza ukayamenya, kuko dufite amanota yitwa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Uyu mwanya tugarukiye gusa ahantu henda kuba hafi, ariko turakora undi mwitozo udufasha kuza kugera kuri rya nota ryo hejuru ku buryo bwashoboka. Gusa icyo tutakoze kare ni ukuvangavanga aya manota kuri ubu buryo. Ubura tugiye guhita tubikora. Iyi ntambwe amanota arimo hano arasa nagaruka cyane mu ntambwe ya kabiri, ariko kudufasha kumenyereza kuza kurenga inota rya sol kugira ngo tuzamuka ya manota 3 yandi. Bivuga ko umwitozo ukurikira uyu uraza kuba ufite inota rya sol n'irya la n'irya si, ariko tubanze tumenye niba uyu nguyu ushobora kuwukora. Turawujyanye ubu ngubu, ntabwo twongera gutinda cyane kuko imyitozo irakurikiraho, ariko aho tugeze ushobora no gusoma amanota. Ubu ushobora gusoma ibyanditse, niyo mpamvu uburyo bwacu bwo gutinda twabugabanyije. Urankoreraho kwa kundi. Amanota araha ni do, re, mi, re, mi, fa, fa, mi, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Tugiye gusobanura n'inshuro. Twagiye do, re, mi, re, do, re, mi, fa, fa, mi, fa, sol, sol, fa, mi, do. Uyu mwitozo wakora inshuro nyinshi nawe. Hanyuma kuko imyitozo yindi kurikiyeho iri muri iyi ntambwe ya gatatu, ngewe ndagaruka mu kanya gatoya nje gushyiraho umwitozo uyisoza. Numve niba wawushobora. Aya manota nanze kuyakuririmbira ubu uko twayavuze mu kanya kashize, kugira ngo ndebe aho ugejeje ukurikije imyitozo tugiye gukurikiza inyuma y'uyu nguyu. Ndagaruka mu kanya rero. Imyitozo iraje kugira ngo ukomeze. Noneho ndagaruka tugiye kuzamukana aya manota, ariko mbere yaho uraba wagejeje kugira ngo byo komeza kuza kutugora, kandi nawe ushobora kubikora neza. Imyitozo iraje rero, turagaruka mu kanya.